munsi rero turakomeje mu cyumweru dufite inyigisho nkuru ivuga kwita Imana izina. Twabonye Hagari yicaye ku iriba, Imana imuhamagarira mu ijuru, yumva imuzi izina, izi n'ibibazo bye, ayita izina, aravuga ngo uri Jehova Rahayiroi, Imana ihora indeba. Twabonye Aburahamu afite ikibazo gikomeye cyane, afite ikizamini cyo gutanga umwana we nk'igitambo cyoswa, ariko Imana iramutabara, imuha isekurume yo gutamba, hanyuma ahita avuga ngo uri Imana ituma byose biboneka, kandi yarahagaze ku musozi witwa Moriya, bivuga ngo Imana niyo iduhahira. Haleluya. Twabonye Mose yubaka igicaniro, Imana imaze kubarwanira batsindira intambara y'Efidimu, akita igicaniro cya Jehova Nisi, Imana ibendera ryacu, Imana iturwanirira. Uyu munsi tugiye gukomeza tureba irindi zina, ariko iri zina ryo ririhariye, kuko iri zina ntabwo ari umuntu waryise Imana, ahubwo Imana niyo yari yihaye. Iravuga ngo ndi Jehova Rafa, Uwiteka ubakiza indwara. Turasoma mu gitabo cyo Kuva igice ya 15 kuva ku murongo wa 22. Ni igice nkunda cyane, muraza kumva impamvu yacyo, kubera ko ni igice kitwerekana, kikatwereka abayisiraheli, natwe kikatwerekana nk'abantu, kandi ukabyumva neza. Ngo Mose agende, kuva ku murongo wa 22 w'icyo gice, Kuva igice cya 15 kuva ku murongo wa 22. Mose agendesha abisiraheli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu, babura amazi. Bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka, Imana imwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi, ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo ngutegetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Ahangaha niho mu gihe baravuga ngo ni Jehova Rafa. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Haleluya. Ndagira ngo tubanze tuganire ikintu kimwe ku ihame ryo kurwara. Mbere yuko twiga Uwiteka udukiza indwara cyangwa Uwiteka umuvuzi wacu, Jehova awahira, reka tubanze twumve principe y'indwara. Ubundi buri umuntu arwara indwara ku nzego enye. Rimwe na rimwe ushobora kubirwara ntubimenye, ariko umuntu arwara mu rwego rwa mbere twese tumenyereye. Turwara indwara z'umubiri, zikaza ari indwara z'uruhu, zikaza ari indwara z'imitsi, zikaza ari indwara zo mu nyama, zikaza ari indwara z'amagufwa, zikaza ari indwara zo mu nda, zikaza ari indwara z'igitsina, zikaza ari indwara z'imihogo, zikaza ari indwara z'umutwe, ariko zo ni indwara z'umubiri. Ariko dushobora no kurwara mu mitekerereze yacu. Hari abantu iteka ryose batekereza nabi, iteka ryose akitekereza nabi, cyangwa agatekereza abandi nabi, cyangwa agatekereza ubuzima nabi, ugasanga arwaye mu mitekerereze ye. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo uko umuntu atekereza mu mutima we ngo niko aba ari. Ariko dushobora no kurwara mu marangamutima. Hari abantu bahorana amarangamutima, ugasanga ahora ahagaritse umutima, agahorana ubwoba atazi ikibutera, agahora yumva ibintu bitazagenda neza, agahora yumva ahangayitse, cyangwa ubundi ugasanga ahorana umujinya, agahorana ingingimira, agahorana amashyari, agahorana intimba, ugasanga uwo muntu arwaye mu marangamutima. Nayo ni indwara. Turwara no mu mwuka. Ugasanga mu mwuka abantu bamwe bahora batekereza ibyaha, bahora bashaka ibyaha, ndetse wamubwira n'iby'Imana ugasanga Imana yitekereza nabi, ugasanga arwaye mu mwuka. Izo nzego zose uko ari enye umuntu azirwariramo, kandi uko zikurikiranye niko zigenda zibyara uburwayi bukomeye cyane. Iyo urwaye mu mwuka bifata umubiri wose. Uzarwara mu mwuka, bihindura imitekerereze yawe, bihindura amarangamutima yawe, bihindure n'umubiri wawe n'icyo ukoresha. Usanga uko bigenda bikurikirana, buri gace gatera kandi uburwayi. Niyo urwaye mu mubiri, uzarebe no gusenga bishobora kukunanira kubera ko urarwaye. Iyo rero Imana ivuga ngo ndi Jehova Rafa, Imana ibakiza indwara, iba yafashe umuntu muri rusange. Ntabwo ifata agace gatoya gusa ngo ivuge ngo ngeriza indwara z'umubiri, nzabakiza indwara z'uruhu, nzabakiza indwara z'imitsi, nzabakiza indwara z'amagufwa, nzabakiza indwara zo mu nda, nzabakiza imihogo. Oya, Imana iravuga ngo ya ako ni gatoya cyane ugereranije n'ibyo niteguye kubakiza. Aha rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Ahubwo reka nkubaze mwene data, wowe urimo kumva ubu butumwa, n'icyo urwaye. Ese urwaye mu mubiri? Ibuka Jehova Rafa. Ese urwaye mu bitekerezo?
ibuka Jehova Rafa. Ese urwaye mu marangamutima, ibuka Jehova Rafa. Ese urwaye mu mwuka, ibuka ko Imana yacu yaduhaye izina, iravuga ngo ndi Uwiteka ugukiza indwara, ndi Jehova Rafa, Imana igukiza indwara. Haleluya. Ndagira ngo noneho dutangire kureba ariya magambo twasomye, tuyahuze n'ibingibi tumaze kureba. Igice cya mbere nakise ku nkombe y'uruzi rwo gusharirirwa. Ku nkombe, muri Zaburi 137 Abayisiraheli baririmbye indirimbo, baravuga ngo ku migezi y'i Babuloni, ku nkombe y'imigezi y'i Babuloni, ngo twari twicaye twamanitse inanga zacu, ngo ubwo batubwira ngo nimuturirimbire indirimbo z'i Siyoni, ngo tukajya tubabwira ngo twaririmba dute indirimbo z'Uwiteka turi mu gihugu cy'amahanga. Hari igihe wicara ahantu ukiheba, hari igihe wicara ahantu ukabura ibyiringiro. N'aba bantu bo bagize ikibazo gikomeye cyane, bicaye ku mazi, baratubwira ngo Mose yabagendesheje iminsi 3 ngo babura amazi. Iminsi 3 mu butayu utagira amazi ni igihano gikomeye cyane. Ngo noneho baragenda bageze Imana, ngo niyo mpamvu banahise Imana, ngo bahasanga amazi, bahasanga ikidendezi, bahasanga uruzi. Ariko basomye ku mazi y'Imana basanga arasharira. Ni ikintu gikomeye cyane. Ariko mbere yuko dutangira kureba Mara n'amazi asharira n'iminsi 3 y'urugendo rutagira amazi, reka tubanze dutekereze uko bari batangiye. Kuko iki gice cya 15 gitangira neza. Ubundi iyo utagisomye neza ngo uhera aho batangiriye, ntabwo ushobora kumva ikibazo bari bafite. Kuko batangiye bamaze kwambuka inyanja itukura, batangira bahimbaza Imana. Haleluya. Bumva uko batangiye bavuga ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka. Uwo ni umurongo wa mbere. Ndaririmbira Uwiteka ko yanesheje bitangaje, ifarasi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Urumva batangiye bahimbaza Imana, bambutse inyanja, baravuga ati mureke duhimbaze Imana, mureke tuvuge gukomera kw'Imana yacu, mureke tuyihishime. Nkunda aka gace ndagakunda cyane. Ukuntu iki gice gitangira kiranejeje. Ku murongo wa 6 n'uwa 7 baravuga ngo Uwiteka, ukuboko kwawe k'uburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka, ukuboko kwawe k'uburyo kwashenjaguye ababisha. Isumbe ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye. Watumye umujinya wawe ubakongeza nk'ibyatsi by'inganagano, nk'ibitsinsi by'inganagano. Urumva barimo rahimbaza Imana kubw'ibyo babonye. Umurongo wa 11 bagakomeza bavuga ngo Uwiteka, mu byitwa Imana harihwanye nawe, niyihwanye nawe. Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro, ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Iyo niyo Mana yabo, iyo niyo Mana babonye. Ariko nyuma yo kubona iyo Mana ikora ibyo bitangaza, bagenda iminsi 3 babura amazi. Bageze ahari amazi, bageze ku ruzi, bageze ku kidendezi, basanga noneho yarasharira. Umva reka mbabwire, bavuye mu kibazo bajya mu kindi. Bavuye mu butayu bageze ku ruzi, ariko basanzwe bavuye ku nyota itagira amazi bagiye ku mazi atanywebwa. Ikintu gikomeye cyane, kandi usanga ubuzima kenshi ariko bumera. Ndetse uwashaka yajya abaza Imana, ariko Mana, kuki uvana umuntu mu butayu butagira amazi wamugeza ku kidendezi agasanga nacyo gisharira? Muzitegereza abantu benshi muri Bibiliya. Fata umwana nka Yosefu mwene Yakobo, aravutse bari mu rugendo bataha iwabo, nyina arapfuye, bene se baramwanze, ndetse bafata umugambi wo kumwica, baramugurisha. Ageze kwa Potifari ibintu bitangiye gutungana, atangiye kubona promotion, atangiye kuzamuka, nyirabuja aramukunda, amukunze ashaka ko baryamana, yanze ko baryamana aramufungisha. Uwari kureba Yosefu yari kuvuga ngo uno mwana aragenda ava mu kibazo ajya mu kiruta ubunini, arava mu kibazo ajya mu kindi. Ariko no mu buzima usanga ariko bimeze. N'abantu benshi nuko batekereza ubuzima. None se ngaho nawe rero, umuntu aba yicaye ari umuseribateri, agasenga Imana ngo abone umugore, yamara kubona umugore urugo rukamubera umuzigo. Umuntu akaba yicaye ari mu bushomeri, agasaba akazi, yamara kukabona paturo akamwanga. Nubwo akora neza, yanakora neza abandi bakamugirira ishyari, bakamushakira impamvu. Ugasanga yavuye mu kibazo agenda agana mu kindi. Usanga ubuzima bumeze nka wa mugani w'Abanyarwanda bavugaga ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukaza nurimira bunguri. Abongereza bafite ubundi uvuga ngo ni nko kuva mu ipanu ukagwa mu muriro. Urava mu kibazo ukajya mu kikirusha kuba kibi. Wenda mwene data urimo kuva ubutumwa, waba wumva nawe ari kumeza. Wavuye mu kibazo ujya mu kindi, uva mu kibazo ujya mu kindi,
urumva ubyina muzunga, urumva ugenda mu ruziga rw'ibibazo, uribaza igihe bizarangira. Reka nkutere ibyiringiro mwene data, hari Imana igikemura bene ibyo bibazo. Nturebe yuko Imana yakuvanye mu kibazo ukajya mu kindi, ubwira mu nzira yo kubirangiza, kuko Imana yacu ni Imana igendana natwe mu bibazo nk'uko twabibonye. Noneho abantu bageze Imara, abantu babuza amazi. Mwibuke uko batangiye baririmba, batangiye bahimbaza, batangiye bavuga ukuboko gukomeye kw'Imana kuzana ibisubizo. Ariko bageze Imara bakora icyo abantu bazi gukora neza, bakora ndetse icyo abantu bakunda gukora. Bakora iki? Baritotomba. Aho kwibuka Imana yo muri Egiputa yabakuyeyo, baritotomba. Aho kwibuka Imana yo ku nyanja yatandukanije inyanja itukuramo kabiri, baritotomba. Aho kwibuka Imana aho ibakuye naho ibajyana, baritotomba. Rero mu bintu Imana yanga abantu bayo bitotomba, cyane cyane iyo igendanye nabo bakitotombera ibisubizo yabahaye. Reka mbaho ubuhamya. Nkikora mu muryango witwa AAA, twakoreraga hano hepfo ku Kabeza. Noneho ariko dutangira gukora muri 1994 twakoreraga mu mujyi. Noneho nyirinzu wadukodeshaga aranyandikira bwa mbere, uwo muryango n'igihe uyoboraga aranyandikira, twayikodeshaga 80,000, arazamura ashyira ku 160. Numva ni ibintu bisanzwe ko abantu bose barimo kuzamura amazu. Ariko haciyeho amezi abiri arazamura ashyira kuri 240. Hanyuma haciyeho ukundi kwezi arazamura ashyira kuri 320. Arambwira ati kandi uko nzajya numva ubukene buje nzajya nzamura ubukode. Abyanditse mu ibaruwa arayinzaniye, ndiheba. Fata ibaruwa ndagenda mvugama imbere y'Imana nka Hezekiya, ndayibwira nti Imana nawe uzi gusoma, soma iyi baruwa umpe igisubizo. Imana ntabwo yatinze, mu gihe gitoya twari twabonye biro yacu hano Kabeza. Ariko hari ikibazo kimwe gusa, akabazo gatoya gatendetse ku kibazo kinini, nako ku gisubizo kinini. Dufite biro nziza, dufite igipangu kinini, dufite ahantu hisanzuye dushobora kubakamo n'andi mazu. Ariko hari ikibazo, agahanda kajyagayo kabagamo ibyondo. None uko tuje gusenga mu gitondo, cyane cyane imvura yabaga yaguye, abakozi bose bakaza inkweto zabo zabaye ibyondo, bakaza bitotomba. Yewe nazaga mu modoka, ariko nanjye kubera ko hanyereraga nkajya kugera mu kigo nitotombye kurusha n'abandi bose. None bukeye Imana irambwira ngo rero ngo wabibonye, ngo waransenze muvana mu kibazo cy'ubukode, mbahaye biro akahanda gatoya k'imetero 80. Nta nubwo wibuka gushima, ahubwo uritotomba. Ndakubwira twese tujya twitotomba. Aba bantu bari babonye ukuboko kw'Imana, baranakuririmba ngo ukuboko kwayo kw'iburyo kwagaragaje imbaraga. Ariko bageze kuri Mara, banyuze mu butayu iminsi 3 babuza amazi, inyota irabishe. Bageze kuri Mara basanga amazi arahari ariko arasharira, baritotomba. Ariko ikibabaje bitotombera Mose, kandi nawe yagendanaga nabo. Bitotombera Mose kuko ari amazi ya Mara nawe yarayanywaga. Bitotombera Mose kandi nawe inyota yamwiciye mu butayu. Bitotombera Mose bagendanaga, nta n'ihema yari afite ryo kumutwikira. Baramwitotombera kuko niko kamere muntu iteye. Ibibazo bivutse ku kazi tugomba gushaka uko twitotombera. Ibibazo bivutse mu rugo, abagabo bitotombera abagore, abagore bitotombera abagabo, abana bitotombera ababyeyi. Atababyeyi banjye ntibankundaga, ababyeyi banjye ntibanyitayeho. Ariko wajya kureba ababyeyi be nabo ugasanga ntacyo bari bafite. Kuko tugomba kwitotomba. Abantu bakunda kwitotomba. Twese turitotomba, tugatogota twitotomba, tukavugira mu matama twitotomba, tukavuga nabi twitotomba, tugatongana twitotomba, tukijujuta twitotomba, abandi bakajujumja bitotomba, turitotomba. Reka mbabwire bene data, kwitotomba avenue, kwitotomba street, umuhanda wo kwitotomba ujyanaho ku mugezi wa Mara. Uzitegereza abantu bose bitotomba bahora bashaririwe. Uritotomba ukigunga, abantu bakuvugisha ukababwira nabi. Uritotomba ukarwara mu nda, ukitotomba ukananirwa kurya, ukitotomba ukananirwa gusinzira. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ndenda kubabwira aya mazi yo kuri Mara ugomba kuyimukaho. Wenda mwene data wumva ubutumwa, nawe waba utuye ku kidendezi cya Mara, waba utuye ku mazi asharira, urashaririye, uritotomba, urarakaye, uravuga nabi, urajunjamye, urahekenya amenyo, ufite amashyari, ufite inzangano kubera ko utuye ku mugezi, ku kiyaga, ku nyanja ya Mara. Ariko reka mbabwire, iyo ugenda ku muhanda ho kwitotomba avenue, kwitotomba street, uwo muhanda iteka ryose urangiriza ku kidendezi cya Mara, urangiriza ku gusharirirwa. Niyo mpamvu bitotombeye Mose
ngo bageze Imara bitotombera Mose, abantu baritotomba bati turanywa iki? Ariko Mose we yari afite igisubizo. Ngo Mose, umva uko tubwira ku murongo wa 25, ngo atakira Uwiteka, Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Haleluya. Uwiteka amwereka igiti, kuko Mose we yari abizi, akavuga tumva igisubizo cy'ibibazo byacu si ukwitotomba bene data. Igisubizo cy'ibibazo byo mu rugo si ukwitotombana. Igisubizo cy'ibibazo byo ku kazi si ukwitotombana. Igisubizo cy'umuhanda wuzuyemo traffic jam si ukuvuza amahoni no kwitotomba. Bamwe bitotomba bavuza amahoni. Uyu muntu aravuza amahoni ngo imodoka tuzihindura indege. Arabona umuhanda wuzuye imodoka ariko arimo aravuza amahoni. Abantu baritotomba. Bakitotomba bakoresheje amajwi yabo, bakitotomba bakoresheje imodoka, baritotomba. Ariko Mose we yarabizi ngo kwitotomba si cyo gisubizo. Atakira Uwiteka. Paulo yabyanditse neza yandikira Abafilipi mu gice cya 4 murongo wa 6 n'uwa 7, barabwira ngo ntimukiganyire, ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima, ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Haleluya. Aho kwitotomba Mose yatakiye Imana, kandi atakiye Imana, Imana itanga igisubizo. Mwene data, nugera mu kibazo, nugera mu burwayi, nugera mu ngorane, aho kwitotomba, aho guhagarara kuri kwitotomba avenue, aho guhagarara kuri kwitotomba street, bizakujyana muri Mara, mu muzi wo gusharira. Erega Imana ihora ibitubuza, ikababwira ngo mwirinde, ntimugahagarare ku muhanda wo kwitotomba, mwirinde, ntimukagende mu muhanda wo kwitotomba, kuko uzabajyana ku giti cy'umuzi wo gusharira. Kandi Imana ikavuga ngo mwirinde hatagira umuzi usharira umera, ukabahagarika umutima, benshi bagahumana. Haleluya. Ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Kandi aho ngaho ngo Imana imwereka igiti. Reka mbabwire bene data, ibibazo byacu byose, ingorane zacu zose, ubumuga bwacu bwose, Imana yabushingiye igiti. Haleluya. Irangira avuga ngo mutumbire kiriya giti, niho hari igisubizo cyane. Mose ngo yaciye ishami ry'icyo giti, arinaga mu mazi, amazi aba meza. Imana yarabibonye ku isi yose, yicaye ku kidendezi cy'ubuzima bushaririwe buri kuri Mana. Ingo zirashaririwe, abana barashaririwe, abagabo n'abagore barashaririwe, mu kazi turashaririwe, mu gihugu abantu babashaririwe. Ubona iteka ryose abantu babyigana, barushanwa, basiganwa, bangana, bakandagirana. Imana ikavuga ngo ya nimwimuke kuri uwo mugezi wa Mara, nimwimuke kuri icyo kidendezi cya Mara, muve kuri uwo muhanda wo kwitotomba, hanyuma mbere cyaho muhagarare munsi y'umusaraba. Haleluya. Kuko Yesu yatuboneye igisubizo. Bibiri bitubwira neza ngo ubwo yajyaga ku musaraba ngo yishyizeho intimba zacu zose n'imibabaro yacu yose, adukiza indwara z'amarangamutima, yishyiraho ibyaha byacu byose no gukiranirwa kwacu kose, yishyiraho ibyaha by'ibitekerezo byacu. Arangije Bibiri yatubwira ngo kandi imibyimba ye niyadukirisha, yishyiraho n'ubumuga bwacu bwose. Petero abyandika neza aravuga ngo imibyimba ye niyo yadukirishije. Hanyuma arangije byose abijyana ku musaraba. Ibyo uzababazwa byose mwene data, uzamenye ko Yesu yabisogongeye. Muribuka Yesu asenga aravuga ngo data niba bishoboka ngo iki gikombe kince kure. Ni igikombe cyari kimeze gite? Cyari kirimo iki? Yitegereje intimba zose, yitegereza imibabaro yose, yitegereza ubumuga bwose, yitegereza ibintu byose by'ibyaha byacu byari biri muri icyo gikombe agiye kunywa. Ariko ageze aho aravuga ngo data ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Igikombe aragifata, arakigotomera, arangije kiramuhita, ajya ku musaraba, arapfa, baramuhamba. Ariko ku munsi wa gatatu arazuka yanesheje urupfu. Haleluya. Uwo niwe byiringiro byacu. Kandi igihe yarangiza ku musaraba yaravuze ngo ibi byose ndabirangije. Ashinga igiti. Mose Imana imwereka igiti kibabera igisubizo. Natwe Imana yadushingiye igiti cy'umusaraba kitubera igisubizo. Bamaze gukira amazi ya Mara, Imana ibabwira ibintu bitatu by'ingenzi, kandi natwe uno munsi nibyo tubwira bizatuma dukomeza urugendo, ikatubera Jehova Rafa, Imana idukiza indwara. Icyambere, umurongo wa 26 irababwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo ngutegetse byose, nta ndwara nzaguteza nk'izo nateje abanyegiputa, kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara. Iyi ni Imana iduha amasezerano. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 28, Imana itwereka yuko iteka ryose iyo tugendeye mu mategeko yayo, tukagendera mu byo yatubwiye, iteka ryose umugisha uzatuzaho, na ziriya ndwara zose zizagabanuka. Erega abantu benshi
bibwira yuko kumvira Imana ari ukureka gusambana, ari ukureka kwiba, ari ya mategeko 10. Ariko reka mbabwire, hari ibintu Imana yatubwiye. Iratubwira ngo ntimukitotombane, iratubwira ngo ntimukagira amashyari, iratubwira ngo ntukabike inzangano. Ariko usanga kenshi twebwe turabibika, byarangiza byatangira kuduhinduka, tukanarwara ntitumenye ko turwaye, ko tutagenze uko Imana yatubwiye. Imana iravuga ngo noneho niwumvira amategeko yanjye n'amateka yanjye ngo uyu munsi, izi ndwara zose ntizizakuzaho, kubera ko ikituzanira umugisha cyambere nukumvira Uwiteka. Na Yesu yabisubiyemo abwira abigishwa be muri Yohana ibice 14 umurongo wa 20 na 21, arabwira ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye, ngo kandi umuntu niyitondera amategeko yanjye ngo data azamukunda, ngo nanjye nzamukunda, ngo tuza aho ari tugumane nawe. Haleluya. Icya kabiri yabwiye, yabimuye kuri Mara. Nkunda aka gace rwose. Iyo umuntu avuye kuri Mara, umuntu avuye mu butayu, inyota yamwishe, asogongeye kuri Mara, biramusharira. Imana ikakubwira ngo humura, ugiye gutera intambwe ugere kuri Elimu. Umva ko batubwira ku murongo wa 27 ngo bagera kuri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70, babamba amahema kuri ayo mazi. Noneho aya ngaya yo nta nubwo ari ikidendezi, n'amazi y'isoko. Imana igikunda kubwira abantu bayo ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari jyewe soko y'amazi y'ubugingo, ngo bikurwo rushorera ibitega, ngo kandi n'ibitega bidashobora gufata amazi. Ubu buzima bwo mu mwuka, ubu buzima bubana n'Imana, isoko y'amazi y'ubugingo. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, nta nubwo ari nabo yabwiraga gusa, n'abantu bari baje mu munsi mukuru, arababwira ngo umuntu nagira inyota aza ahondi anywe, ng'unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo ivura bya bindi byose twabonye izatemba iva mu nda ye. Haleluya. Ngo ibyo yabivuze ngo abyerekeje ku mwuka wera uwa bamwizeye bendaga kuzahabwa, ngo ariko icyo gihe ngo umwuka yari ataraza, ngo ko Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye. Ni muri Yohana ibice 7 umurongo wa 37 kugeza kwa 39. Urumva Imana ibimuye mu butayu, banyuze kuri Mara, ariko bagiye kuri Elimu, ku migezi, ku masoko 12, aho buri muryango wa Isiraheli wagutse ukagira isoko yawo, kandi hari imikindo 70 yo kugamamo izuba. Bakize ubutayu, bakize Mara. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hanyuma icyanyuma, ibaha izina bazajya bitwikira, ibaha izina bazajya bifubika, ibaha izina bazajya biyitirira, ibaha izina bazajya bayihamagara iyo barwaye, haba mu mutima, haba mu bitekerezo, haba mu mwuka, haba mu mubiri. Iravuga ngo ni Uwiteka ubakiza indwara, ni Jehova Rafa, Imana ibakiza indwara. Bene data, umwami Yesu ubwo yazaga mu isi yaje kutwereka uko ibyo bintu bikora. Muri Matayo igice cya 8, amanutse ku musozi amaze kwigisha inyigisho isumba izindi, tumubona asanganiwe n'umubembe ukeneye Jehova Rafa. Umubembe araza, kuko ababembe bari bafite amategeko abagenga. Umubembe yagombaga kugenda atendeje umusatsi, akagenda yitwikiriye umunwa, akagenda avuza induru, aho ageze akabwira abantu ati muhunge mwigireyo ndabembye. Ariko Yesu we yanga kugenda. Igihe abandi birukankaga bahunga umubembe, Yesu yakomeje arahagarara, ko ni Jehova Rafa. Umubembe araza amugeze imbere, ngo aramupfukamira, arabwira ngo mwami washaka wagiza. Yesu aramubwira toya, ubivuze nabi, yewe icyanzanye mu isi n'ubundi ni ukugukiza. Ngo arambura ikiganza, ibintu bitagombaga gukorwa, ibintu bitashoboraga gukorwa, ibintu byari biteye ubwoba, arambura ikiganza amufataho, kuko yari yizeye ubutware bwe, yari yizeye kwa kuboko kw'iburyo twahoze tubona baririmbaga. Arambura ikiganza amukoraho, aramubwira ngo n'isengesho ryawe warisenze nabi, wambwiye ngo nashaka ndabishaka, kira. Ngo umubembe ahita akira, ahimbaza Imana. Aramubwira ati genda ujye kwiyereka umutambyi mukuru usohoze ibyo Mose yategetse. Urumva rero uyu mwami warambuye ukuboko agakora ku mubembe niwe mwami wacu, Jehova Rafa, Imana idukiza indwara. Kandi uyu munsi nawe arakubwira ngo ndabishaka, kira. Indwara wawe ufite ari yo yose mwene data, tugiye gusenga Imana. Ariko niba urwaye mu mwuka, ukaba ufitanye ikibazo n'Imana, ukaba ufitanye ikibazo cy'ubugingo, ukaba ufite ibyaha byakwizingiyeho, byakubereye nk'indwara, byaguciye intege, byarakwihebesheje, uyu munsi Imana yiteguye kugukorera igitangaza, Jehova Rafa. Niba urwaye mu marangamutima, hari abantu benshi bakubwira ngo ngiye mpora na depression, ngo mpora numva mfite ubwoba, ngo sinzi impamvu ncika intege, ngo mba numva ntashaka guhaguruka, ngo ndenda kukubwira niba urwaye mu marangamutima yawe, uyu munsi egera Yesu, Jehova Rafa, Imana idukiza indwara. Kandi niba urwaye, ukaba urwaye mu mubiri, wenda urwaye mu ruhu,
wenda urwaye mu mitsi, wenda urwaye mu nyama, wenda urwaye mu mihogo, wenda urwaye mu nda, indwara waba urwaye iyo ari yo yose, uyu munsi ndakubwira ngo wibuke, ifubike iryo zina ry'Imana. Ujye ubwira uburwayi bwawe ngo waba urwaye we, ntabwo uzanyihebesha kuko mfite Jehova Rafa, niyo napfa nzapfira mu maboko ye, ari Jehova Rafa. Yabivuze neza Yobu, arabatika ati niyo yanyica nzapfa nyiyizeye, kandi ntiyamwishe, ahubwo yaramukijije, irangije imukiza n'ubukire yari yarabuze iramugarurira. Kuko Imana yacu ikuvana mu butayu ikanyukunyuza kuri Mara, wamara kwiga isomo ryaho ikakujyana kuri Elimu. Witwa Moriya byavugaga ngo ni Imana iduhahira, God our provider. Iyi niyo Mana yacu, ni Imana iduhahira, ni Imana ituma biboneka, ni Imana yacu. Uyu munsi rero ndagira ngo dukomeze tureba irindi zina umukozi w'Imana Mose yise Imana ubwo yari imaze kubarwanirira intambara ku musozi wa Refidimu. Dusoma mu gice cya 17 cy'igitabo cyo Kuva, 17 mu gitabo cyo Kuva duhereye ku murongo wa 8. Baratubwira ngo maze haza abamareki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo ngo ugende mu rwanya w'abamareki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya abamareki. Mose na Aroni na Huri bazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura abamareki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ya Mose iruhande rumwe n'undi urundi, amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha abamareki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamareki bakibagirana mu munsi y'ijuru bose. Mose yubaka igicaniro akita Yehova Nisi, aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamareki ibihe byose. Haleluya. Iyi ni intambara ikomeye cyane ubwoko bwa Isirayeli bwagombaga kurwana mu nzira bavuye muri Egiputa bagiye mu gihugu cy'amasezerano, kandi ni igishushanyo gikomeye cy'urugendo rw'abakristo. Murabizi ubundi bava muri Egiputa bambuka inyanja itukura, bakiri muri Egiputa ingabo za Farawo zibagose, ntabwo bigeze barwana. Imana byose yarabibakoreye, irabarwanirira, bambuka inyanja itukura. Bageze mu gihugu cy'amasezerano barwana intambara y'inzara, barwana intambara y'inyota, aho hose Imana yabakoreraga byose, ntacyo bikoreraga. Ariko bageze hano Refidimu, baratubwira ngo abamareki babahagarara mu nzira. Noneho Imana ibwira Mose ngo mukore ibintu bibiri, wowe uzamuke ujye ku musozi utwaye inkoni y'Imana, hanyuma Yosuwa atoranya abasirikare ajye kurwana n'abamareki n'inkota zabo. Haleluya. Iki ni igishushanyo gikomeye cy'urugendo rw'abakristo. Ubundi Bibiliya itubwira neza yuko kuva mu gihugu cya Egiputa ni igishushanyo cyo kuva mu byaha. Iyo uva muri Egiputa nta kintu ukora, iyo uva muri Egiputa agakiza ugaherwa ubuntu. Ariko iyo umaze kwambuka uvuye muri Egiputa, umaze kwambuka inyanja itukura, ugeze utangiye kugenda urugendo rwo mu gihugu cy'amasezerano, wenda kucyegera, ugomba kwirwanira intambara. Babivuga neza mu Cyongereza bakatubwira ngo salvation is free, ngo agakiza tukabonera ibuntu, ariko sanctification is painful, ngo kwezwa byo bidusaba kurwana intambara. Haleluya. Kuko iyo umaze kwakira agakiza hari intambara ugomba kurwana, hari ibintu ugomba kureka. Muri iyi minsi dufite ikibazo cy'inyigisho zimwe na zimwe zikubwira ngo niyo umaze kwambuka ngo sanctification is free, sanctification is not free. Kwezwa ntabwo biza byizanye, bisaba kurwana intambara, ukarwana na Satani, ukarwana n'isi, ukarwana na kamere, ukanesha cyangwa ukaneshwa. Nicyo gishushanyo tubona hano. Kuki babifata batyo? Buri iyo witegereje neza, ubundi aba bamareki ntabwo bagombaga kurwanya Isirayeli mu rugendo rwabo bari bibereyemo bagiye mu gihugu cy'amasezerano. Kubera iki? Kubera yuko abamareki bari abuzukuru ba Esawu, ari we witwa Edomu muri Bibiliya. Nusoma muri Bibiliya yawe uzabibona neza, nusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 36, Itangiriro igice cya 36, batubwira amasekuruza ya Esawu abamukomotseho. Ku murongo w'9 igice cya 36 mu Itangiriro batubwira ngo uru ni rwo rubyaro rwa Esawu, sekuruza w'Abedomu,
bo ku musozi Seyiri. Bene Esawu aya niyo mazina yabo: Elifazi mwene Ada muka Esawu na Reuel mwene Basemati muka Esawu. Bene Elifazi bari Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Kandi Timuna yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyarana na Elifazi Amaleki. Abamaleki rero nusoma muri kino gice neza urabibona neza ko barabuzukuru ba Esawu. Kandi ubwo bavaga muri Egiputa, Imana yari yababwiye ngo nimugende Abamoni n'Abamowabu abo nabuzukuruza ba Loti, ntimuzakore ku butaka bwabo, ntimuzabarwanye, nimunanyura no mu butaka bwabo mukanywa amazi yabo mukarya ibiryo byabo muzabirihe. Irababwira ngo nimugera Seyiri aho Abedomu batuye n'abuzukuru be bose ntimuzabarwanye kuko ni bene wanyu. Murabizi uyu nguyu Esawu ari we witwa Edomu, yavaga indimwe na Yakobo bari bene Isaka. Imana irababwira ngo abangaba ni bene wanyu, ubutaka nabahaye ntimuzabubatereho, nabo ntibazabatere ku bwanyu. Muri wiki gihe Abamowabu bateraga Yehoshafati, isengesho yasenze yabwiye Imana ngo Mana wibuke ubwo basogokuruza bavaga muri Egiputa, waratubwiye ngo ntiturwanye Abamowabu, ariko none barebe ngaba baje kudutera ku butaka bwacu, ubwo ntiwahaguruka akaba ari wowe ubarwanya. Kandi koko Imana yarahagurutse iravuga ngo ya mwebwe nabahaye ubwanyu ubutaka, namwe nabahaye ubwanyu ubutaka, nutera undi ku butaka bwe nzahindukira nkurwanya. Abantu benshi bajya bibaza impamvu Imana yabwiye Sawuli ngo ajye kurimbura Abamaleki. Iki nicyo bazize, kuko ngo baragiye bica abana n'abasaza n'abandi b'abanyantege nke bari inyuma mu Bayisiraheli. Nibwo Mose yafashe icyemezo cyo kubarwanya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntabwo bagombaga kubikora kubera yuko bari bene wabo, kandi Imana yari yabahaye ubutaka bwabo batagomba kujyamo. Ariko iki ngiki cyabaye igishushanyo gikomeye cyane cy'intambara hagati ya kamere n'umwuka, kubera ko uyu Esawu yahindutse igishushanyo cya kamere. Kubera iki? Kubera ko muribuka Esawu igihe yari avuye guhiga asanga mwene se Yakobo yatetse ibiryo, ngo aramubwira ngo nk'ibyo biryo byawe n'ibyo bishyimbo n'umutsima. Noneho aramubwira ati kereka nubanza ukangurisha umugabane wawe w'umwana w'imfura. Ngo Esawu yemera kugurisha umugabane w'ubwana w'imfura. Noneho bihinduka ikimenyetso cy'umuntu w'Imana ugurana umurage we w'ijuru, akawugurana iraharya umwanya muto hano ku isi. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo mwirinde hatagera umera nka Esawu waguranye umurage w'ubwana bw'imfura akogurana isahani y'ibiryo. Ni igishushanyo cy'umuntu wa kamere. Niyo mpamvu iteka ryose uzasanga umuntu wa kamere arwana n'umuntu w'umwuka. Uzasanga natwe ubwacu tugomba kurwana na kamere yacu kugira ngo dukomeze kugenda mu mwuka. Uko byagenda kose, iyi ni intambara idushushanyiriza urugendo rw'umukristo, kandi tujya tubiririmba mu ndirimbo ngo ntihazabura intambara. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Urumva ntihazabura intambara, kuko iteka ryose muri uru rugendo tugendamo tuzarwana intambara nk'iyi ngiyi y'Abayisiraheli n'Abamaleki. Uru rugendo tugendamo nk'abantu b'Imana tugomba kurwana intambara na kamere yacu itwarira muri twebwe. Nubwo ari agace kacu, ariko ni kamere iturwanya, itubuza kujya mu gihugu cy'amasezerano. Ntihazabura intambara, kuko intambara izahora. Hari intambara ya Satani, hari intambara z'isi, hari intambara za kamere n'ibyaha. Izo ntambara zose tuzazihorana. Kandi hano twamaze kubona ngo kuva muri Egiputa bambuka inyanja itukura byari free, Imana yarabibakoreye. Ariko hano bageze i Refidimu, intambara yo kurwana na kamere yawe mwene data, intambara yo kurwana n'ibyo Satani agutega mu nzira uhurira nabyo mu isi, iyo ni intambara wowe uzirwanira. Ugomba kurwana intambara, kandi ukarwana intambara ukayitsinda. None mwene data, sinzi intambara urimo kurwana uyu munsi. Bamwe bararwana intambara y'umubiri, abandi bararwana intambara y'ubukene, abandi bararwana intambara y'ubwihebe, abandi bararwana intambara y'ubugumba. Kuko muri ibyo byose niho Satani ategera, agatangira akakubwira ati wabuze umwana, reka tujye mu bapfumu, ubwo uvuye ku Mana. Kaza akakubwira ati rero niba uri umukobwa ntabwo uzabona umugabo udasambaye, iyo ni intambara y'umubiri. Akakubwira ati ntushobora kubona ubukire utibye, iyo ni intambara y'ubukene.
intambara zose Satani arazikoresha kugira ngo atubuze kujya mu gihugu cy'amasezerano. Azahagarara mu nzira akubuze kugenda. Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo bwira Yosuwa afata intwaro zose, afata abasirikare, mumanuke mujye kurwana n'abamaleki. Niyo mpamvu natwe uyu munsi Imana ikubwira ngo ambara intwaro zose z'Imana ushobore guhagarara udatsinzwe ku munsi mubi. Urwanye Satani, urwanye kamere, urwanye isi, kandi tuzatsinda. Haleluya. Noneho isomo rya kabiri rikomeye cyane. Ahangaha tubona Yosuwa ngo yabwiye nako Mose yabwiye Yosuwa, aramubwira ati Yosuwa, we fata abasirikare ugende ujye ku rugamba, yewe nzazamukana umusozi n'inkoni y'Imana. Umva ikintu gishimishije, ngo yazamukanye na Aroni na Huri. Ariko iyo witegereje neza usanga bari abagabo babiri ntabwo bumvaga neza ibyo Mose arimo gukora, kuko ubundi ukurikije ijambo ry'Imana ritubwira Mose niwe wagombaga kuyobora abasirikare, kubera ko Bibiliya yatubwira ngo yari yarabaye muri Egiputa, yari yarabaye kwa Farawo, ari umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Haleluya. Mose agize imbaraga mu magambo no mu bikorwa, niwe washoboraga kuyobora abasirikare. Ariko bageze hariya abwira Yosuwa, aramubwira ati Yosuwa, fata abasirikare yewe ngiye ku musozi. Uwari kubireba nibwira yuko Aroni na Huri baravuga ati ariko burya ntabwo twari tuzi ko Mose ari umunyabwoba. Abonye abamaleki bateye, abonye bazanye inkota, aho kugira ngo amanuke ayobore ingabo, azihaye uriya kadogo witwa Yosuwa utarigeze ajya no mu ishuri rya gisirikare. Ariko Mose yarazi ibyo akora. Noneho ngo baragenda bajya ku musozi, bagomba kuvuga ati uyu mugabo byamucanze. Wabonye kapitene w'ikipe utagiye mu kibuga ngo akine, akohereza undi muntu ngo akamuvana kuri benshi ngo najye kumusimbura. Ubonye coach w'ikipe utagiye gukinisha ikipe, ubwiye undi muntu utarigeze akinisha ikipe ngo najye kuyikinisha. Ariko Mose yarabizi neza yuko uru rugamba ntabwo rwari kurwanirwa mu mubiri. Ndenda kubabwira bene data, ntabwo intambara turwana yo kujya mu gihugu cy'amasezerano ari ryo juru muzayirwanira mu mubiri. Ntabwo uzayirwanisha imbaraga zawe, ntabwo uzayirwanisha ubwenge bwawe, ntabwo uzayirwanisha ubushobozi bwawe. Iyi ni intambara irwanwa mu bundi buryo, irwana mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Noneho ngo baritegereza, bo bagomba kuba baragiye barahagarara baramureba, ngo yazamura amaboko, ngo abamaleki hasi mu kabandi bakaneshwa, Yosuwa akanesha. Ngo ariko yayamanura ananiwe, wenda ashaka kuruhukaho gake, yatangiye kugwa ibinya. Ngo bakabona hasi abamaleki barahindukiye, Yosuwa atangiye kuneshwa, ngo Mose agahita azamura amaboko. Baravuga ati twabisobanukiwe, ntabwo urugamba rurimo rurarwanirwa hariya, ariko ruranesherezwa hano. Ngo baragenda bazanira Mose ibuye, ngo yicaraho. Barangije ngo bamufata amaboko, ngo umwe ukuboko kw'iburyo undi ukuboko kw'ibumoso, ngo noneho amaboko ya Mose aguma hejuru. Ngo Yosuwa anesha abamaleki kugeza izuba rirenze. Haleluya. Noneho amaze kubanesha, ngo Imana iramubwira ngo Mose, ibi ngibi byandike mu gitabo bizaba urwibutso yuko urugamba rw'Irefidimu rutatsindiwe mu kabande, ahubwo rwatsindiwe hejuru ku musozi. Iki ni ikintu twese tugomba gusobanukirwa tukakimenya. Ndenda kubabwira bene data, yaba ari intambara y'ibyaha, yaba ari intambara y'ubukene, yaba ari intambara y'ingorane izo arizo zose, yaba ari intambara y'ubugumba, yaba ari intambara y'ubushomeri, intambara zose waba urimo kunyuramo, ntabwo uzazitsindisha ubwenge bw'abantu, ntabwo uzazitsindisha kwirwanira, ntabwo uzazitsindisha ikindi cyose. Uzazitsindisha guhamagara Imana ikaza ikagendana nawe muri icyo kibazo. Kuko hano Imana yabwiye Mose, Yosuwa amaze gutsinda urugamba, ngo ibi bintu byandike mu gitabo kandi wubake igicaniro ukite Jehova nisi, Imana iturwanirira. Iyi niyo Mana yacu, ni Imana iza mu ntambara, ni Imana yishimira kudusanga mu ntambara. Haleluya. Ntabwo ari Imana kenshi dusenga nabi, ibibazo bije uravuga ngo Mana nkura muri ibyo bibazo, Mana nkura muri izi ngorane, Mana nkuramo. Imana ikavuga ngo ya urimo urasenga nabi, ahubwo mbwira nze ngusangemo. Haleluya. Nimwitegereza muri Bibiliya muzabona ko Imana yacu ni Imana yishimira kudusanga mu ntambara, aho kudusanga twazikuvuyemo. Imana yishimira kudusangamo. Haleluya. Kuko iraza Imana yigusanze mu ntambara. Erega muzitegereze, niko kenshi bigenda. Yosuwa agiye kurwana intambara y'Iyeriko, Imana yari yizira mu ishusho iriya bahora bita marayika w'Uwiteka.
abateolojiye tuvuga yuko ibyo babyita teofani, ni Imana igaragara mu buryo bw'umubiri. Tuvuga ko ari Yesu wazaga ariko akaza yitwa marayika w'Uwiteka. Kubera iki? Binjira bakubwira ngo marayika w'Uwiteka, mu mwanya muto bakabwira ngo Uwiteka aravuga, marayika arahinduka akaba Uwiteka. None bakavuga ngo ni Yesu na kera wazaga mu isura y'umubiri ariko akaza agaragara nka marayika. Ariko ibyo ntitubigeho impaka, niko twebwe muri teoloji tubivuga, babyita teofani. Yosuwa ubwo yaragiye kurwana Yeriko, marayika yaraje w'Uwiteka araza muhagarara imbere ati nkusanze mu rugamba. Aramubwira ati umva Yosuwa, uru rugamba si urwawe, reka nkubwire uko ugiye kurwana urugamba. Kuko Yosuwa afashe inkota ngo agiye kurwana, marayika aramubwira itondeho gatoya. Kuko Yosuwa yaraje aramubwira ngo uruwo mu wacu cyangwa uje kuturwanya? Marayika aramubwira ati jewe ntabwo nje kukurwanya, nta nubwo ndi uwo mu butegeka. Ati none uje kubiki? Aramubwira ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Bikubwira ngo mu rugamba Yosuwa yarwanaga Yeriko hari ingabo za Yosuwa ariko hari n'ingabo z'Uwiteka. Ninde wari tuye inkike z'i Yeriko? Ntabwo Yosuwa yigeze atera ibuye, nta n'igiti yashyizeho cyo kuriraho, nta n'ikindi kintu yakoze. Bateye akamu gusa, bamaze iminsi 7 bahimbaza Imana, bamaze iminsi 7 bahamagara Imana mu kibazo cyabo. Batera agasaku, Yeriko yose inkuta zirariduka, inkuta za Yeriko zizariduka. Ndasenga Imana ngo muri iyi minsi 40 ibikuta bya Yeriko byinshi bizariduke, ibikuta by'ubugumba, ibikuta by'ubushomeri, ibikuta by'uburwayi, ibikuta by'ubukene. Ndasenga ibikuta by'inzangano, ibikuta by'amashyari. Ndasenga muri iyi minsi 40 ngo urimo gusenga wese ibyo bikuta Imana ibirimbure, idusange mu kibazo, irimbure inkuta z'i Yeriko. Mujya mwibuka Yehoshafati, abamowabu bamuteye ngo abona n'ingabo nyinshi ngo akuka umutima, abwira Abayisirayeli aravuga ati muze dufate amasengesho twiyirize, ngo n'abana baraza, ngo n'abagore baraza, ngo n'abagabo baraza, ngo biyirize ubusa. Hanyuma ngo umuhanuzi arababwira ngo mwitonde ntimurwane, ngo uru rugamba si urwanyu, ngo Uwiteka azabarwanirira. Yabasanze mu rugamba arabarwanirira. Icyo bakoze ni ukujya gucuza iminyago batigeze barwana. Nimuhamagara Imana idusange mu kibazo, nimuhamagara Imana idusange mu byo turimo. Kuko ndenda kubabwira bene data, iri jambo murifate, iri jambo muritekereze. Impamvu Imana ireka iteka ryose tukabanza tukinjira mu rugamba, impamvu Imana igireka tukabanza tukajya kurwana, ni ukugira ngo nibura natwe tuzagira ikivugo. Ntabwo uzigera ugira ikivugo utarigeze ujya ku rugamba. Ntabwo uzigera uririmba intsinzi utarigeze urwana intambara. Ntabwo uzigera utwara igikombe utaragiye muri shampiyona. Ntabwo uzigera wambara umudari utaragiye ku kibuga gusiganwa. Ntabwo uzigera uvuga ko wanesheje utarigeze urwana. Kuko iteka ryose Abanyarwanda barabivugaga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ariko Imana iraza ikagusangamo ibyakurushaga byose. Aho waruhiye cyane niho uzakura ubuhamya bufite imbaraga. Iyo Shadarake na Meshake na Abedenego baba batarabataye mu itanura ryacangwe 7, ntabwo tuba tubavuga. Iyo Daniel baba bataramutaye mu rwobo rw'intare, ntabwo tuba tumuzi. Iyo Yosuwa batararwanye n'inkike z'i Yeriko, ntabwo tuba tumuvuga. Iyo Mose bataragiye muri Egiputa ngo hangane na Farawo, ntabwo tuba tumuzi. Igituma aba bantu b'Imana tubavuga, igituma Dawidi tumuvuga nuko yahanganye na Goliyati n'izindi ntambara zose yarwanye. Buri muntu wese warwanye intambara niho avana ubutwari, niho avana amapete, niho avana umudari. Ariko muhamagara Imana izi dusange muri urwo rugamba. Ntuci intege mwene data, umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo ni intambara yo kwizera. Umenye ngo intambara yose urimo kurwana nayo, icyo Imana igusaba ni kimwe gusa, tumbira Imana. Ariko nibyo byananiye abantu. Twe dukunda gushugurika, dukunda kwirwanirira, dukunda kwigeragereza. Ndetse muri kino gihe abantu bazanye imvugo jewe ntajya nemera ngo Imana ni Imana ifashwa. Ndababwira ntoya, ahubwo Imana ni Imana ifasha. Idusanga mu kibazo ikadutabara, ariko ntabwo twe tujya tuyitabara. Ntabwo Imana yacu igitabarwa irihagije, irishoboye. Igusanga mu kibazo ikakurengera. Urayihamagara ikagusanga mu kibazo ikakurengera. Ariko twebwe hari ahantu Imana yabwiye abantu muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 15, irabwira ngo mwituza no mu byiringiro niho muzaherwa imbaraga. Ngo ariko mwebwe mwaranze, ngo muravuga ngo tuzashugurika, ngo muravuga ngo tuziruka, ngo muravuga ngo tuzanyaruka, ngo mwanze guturiza imbere yanjye, ngo nimunyaruke, nimushugurike, nimwiruke. Ngo ariko namwe bizabirukana bizaza bifite imbaraga, ngo kandi bizaza byihuta. Uzareba abantu benshi barwaye ama stress, barwaye iminaniro, barwaye munda, barwaye blood pressure, barwaye ibinabiri. Kubera iki? Banze guturiza imbere y'Imana ngo ibarwanire intambara. Mwene data, wishakira hatari ibisubizo, wishakira mu bapfumu, nta mupfumu uzaguha umwana. Wishakira mu barozi,
ntabwo aribo bazagukiza abanzi bawe. Abantu barashakira hatariho. Hamagara Imana igusange muri icyo kibazo. Hamagara Imana igusange mu itanura ryaka umuriro. Hamagara Imana igusange mu rwobo rw'intare. Hamagara Imana igusange mu nyanja. Hamagara Imana igusange imbere y'inyanja itukura. Urebe ngo Imana irazana igisubizo, noneho nawe ukazana ishimwe. Haleluya. Kuko bari bamaze kunesha. Mose ngo yubatse igicaniro, ngo Imana iramubwira ngo ibi kandi ubyandike mu gitabo, ngo kugira ngo abantu bose bazabyibuke yuko urugamba rw'Irefidimu ntabwo rwatsinzwe n'inkota, rwatsinzwe n'inkoni y'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo rwatsindiwe mu kabande, rwatsindiwe ku musozi aho Mose yari yicaye. Ngo ubyandike bihinduke urwibutso. Bene data, icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo natwe tujye tubyibuka. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo bidutere umwete. Icyatumye Imana ibyandikisha ni ukugira ngo tumenye yuko muri iyi ntambara turwana, Imana yiteguye kuturwanirira. Haleluya. None reka nkubaze mwene data, ni iyihe ntambara urimo kurwana? Wenda wowe uhagaze hagati mu ntambara y'uburwayi, umerewe nabi n'abaganga barihebye. Wenda uhagaze hagati mu ntambara y'ubukene n'amadeni. Wenda uri umunyeshuri uhagaze hagati mu ntambara y'amanota. Erega nayo ni intambara ikomeye cyane, itsindwa n'abagabo igasiba abandi. Wenda uri mu kazi uhagaze mu ntambara y'amashyari. Wenda uri mu rugo ufite intambara hagati y'umugabo n'umugore. Wenda uri umubyeyi ufite intambara n'abana bawe babaye ibirara. Wenda ufite intambara y'ibi. Wenda ufite intambara y'ibiri. Ariko reka nkubwire mwene data, ibanga ni rimwe. Jehova nisi, Imana ibendera ryacu, Imana iturwanirira, Imana idutabara. Reka dusenge Imana. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu kibazo, ahubwo yisabe ngo gusangemo. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu itanura, ahubwo yisabe izigenda nimo nawe. Aho gusaba Imana ngo kuvane mu nyanja irimo imiraba, ahubwo yibwira izigenda hejuru yayo nawe uyigende hejuru. Imana ibaha umugisha, kandi nusaba Imana izabikora. Sinzi bikugoye, sinzi bikunanije, sinzi bikuruhije, ariko uyu munsi ni wizera Imana urabona agakiza kayo. Ni wizera Imana urabona kunesha kwayo. Dusenge. Haleluya. Bene data, fatanije uru rugendo rw'iminsi 40 y'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga, nongeye kubifuriza ikaze muri izi nyigisho z'umunsi wa gatatu. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu, kandi ndagira ngo mbanze shimire cyane abantu mwatangiye gutanga ubuhamya, inyigisho zagiye zibungura, n'abarimo kutwoherereza ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze muri 40 y'ubushize n'izindi za 40 bagiye basengamo bakabona ibisubizo by'Imana. Nongeye kubabwira ngo Imana ibaha umugisha rwose. Uyu munsi muri iki cyumweru dukomeje inyigisho zacu ku kwita Imana izina, ziri mu nyigisho ngari yo kwagura kwizera kwacu kubwo kumenya Imana yacu. Ko murabizi intego nkuru igenga iki cyumweru iravuga ngo gutwara kwizera nk'ingabo muri aya masengesho yose ya 40. Ariko muri iki cyumweru dufite inyigisho ivuga ngo ni ukwita Imana izina, yubakiye kuri iyi nyigisho ivuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya uwagusezeranije n'ibyo yasezeranije, kandi udashidikanya yuko azasohoza amasezerano. Ariko inyigisho turimo kwiga zo zitwa kwita Imana izina. Turabona ingero z'abantu benshi bagiye bita Imana amazina, kandi ariya mazina bagiye bita Imana ni amazina ashingiye ku masezerano, kandi tuzabona ko no mu isezerano rishya umwami Yesu yagiye afata amwe muri yo nawe akayigaruraho akayiyita. Ejo twabonye Imana itabara Hagari ageze mu gihe kibi, maze ayita izina, aravuga ngo Uwiteka ni Jehova Rahayiroyi, ni Imana ihora indeba. Kandi yari maze kumuha isezerano, iramubwira ngo uyu mwana uzabyara uzamwite Ishimayeli, bivuga ngo ni Imana yumva. Uyu munsi turaguma mu muryango wa Aburahamu, turebe ukuntu nawe yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, maze Imana imaze kumutabara arayihimbaza, yihirindi zina, aravuga ngo Uwiteka ni Imana Jehova Jire, Imana ituma biboneka. Rya zina twabonye ryandi rya Jehova buri muntu wese ashobora kwiyuzurizamo akurikije ikibazo yahuye nacyo. Hano tubona Aburahamu arimo kuzuza iyo sheka, ashyiramo izina rye, aravuga ngo Imana ni Imana yanjye Jehova Jire, Imana ituma ngira ibyo mbona. Reka rero dufatanye amagambo twiga, turayasanga mu gice cya 22 cy'Itangiriro
reka dufatanye dusoma aya magambo. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira ati jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire ab'igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso, bitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigarane hano n'indogobe, jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonera umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakaho igicaniro, yararikaho za nkwi, abaha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yafashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda, yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona. Ngira ngo niba hari ikizamini, niba hari ikigeragezo, niba hari ikintu gikomeye kigeze kibaho mu buzima bwa Aburahamu, ni iki ngiki cy'uyu munsi. Ubundi tumubona abana na Sarayi umugore we, nta mwana bafite ibibazo by'ubugumba, ariko hano noneho bafite umwana, ariko agiye mu kibazo. Icyambere dore icyo Imana imusabye, iramubwiye ngo jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'Imoriya, umuntambire yo ku musozi ndi bukubwire ab'igitambo cyoswa. Niba hari ikizamini gikomeye uretse na Aburahamu n'undi muntu wese ashobora gukora, ni ikizamini nk'iki ngiki. Icyambere Imana iramubwiye ngo jyana umwana wawe w'ikinege kuri Sara, kuko ubundi ntabwo Isaka yari ikinege kuri Aburahamu, kuko Aburahamu yari afite na Ishimayeli yabyaye kuri Hagari. Uyu mwana w'ikinege yari umwana w'ikinege kuri Sara. Bivuga ngo iyo Imana imubwiye ngo jyana uyu mwana w'ikinege wabyaranye na Sara ujye kumutambaho igitambo, icyambere ni ikibazo kuri Aburahamu na Sara. Gufata umwana Sara yibyariye afite imyaka 90, yewe na Aburahamu nawe yamwibyariye afite imyaka 100, ukavuga ngo uramutwaye ugiye kumutambaho igitambo. Ndakubwiza ukuri, aha Aburahamu agomba kuba yaragiye avuga tumva ndagenda mutambe, ariko nanjye ningaruka haraba igitambo cya kabiri, ntabwo Sara nzamukira. Icya kabiri nawe ubwe cyari ikibazo, kuko baratubwiye ngo twara Isaka umwana wawe ukunda, nareke kuba ikinege, ariko na Aburahamu nawe aramukunda, n'umwana wo muzabukuru. Kumva Imana igusaba ngo ujye gutamba umwana wawe ukunda cyari ikintu gikomeye cyane. Icya gatatu n'uburyo yagombaga kumutamba ubwabyo nabyo byari bigoye. Iramubwiye ngo mutware ab'igitambo cyoswa. Iki gitambo cyoswa bivuga ngo mutware, uragenda umusogote, nurangiza umushyire ku gicaniro, nurangiza umutwike, umubona shya kurinda shira, ugaruke ivu wamaze kuriyoma. Ubwo niko bagezaga igitambo cyoswa. Ngira ngo iki kintu cyari kimeze nk'igihano. Uragenda wicira umwana, uragenda wica umwana wa Sara yibyariye afite imyaka 90, hanyuma nurangiza umutwike akongoke arangiye. Mwibuke mu mategeko ya Mose byari bibujijwe gutamba abantu batambira Imana. Ntabwo Yehova yemeraga ibitambo by'abantu, ariko hari ikintu gikomeye cyane. Mwibuke yuko Aburahamu yabayeho mbere y'amategeko ya Mose, kandi mu bihugu byari bimukikije batambaga abana babatambira Moleki. Bivuga ngo Imana irantumye ngo ningende nyitambira umwana wanjye nk'uko bajya batambira Moleki. Cyari ikizamini gikomeye cyane, ariko iki kizamini cyitwa test of obedience, ikizamini, ikigeragezo cyo kumvira. Kandi nkuko nabibabwiye muri ndi somo twumvise ejo, ubundi iteka ryose ahantu wakoreye ikizamini gikomeye
niho uvana ubuhamya bukomeye. Ahangaha Aburahamu aragezwe, ahangaha Aburahamu ashyizwe mu kibazo kiramugoye, nubwo bigoye umutima we, nubwo bitazamworohera, bizamuteranya n'umugore, nubwo bizamugora kubikora akabireba, Aburahamu afata icyemezo agiye kubikora. Ndetse baratubwira ngo ntabwo yazuyaje, ntabwo yabanje kugisha inama, ntabwo yabanje gutekereza, ntabwo yafashe iminsi 3 y'amasengesho, kuko iyi Imana ivuze ugomba kumvira utabanje kwibaza ibibazo byinshi. Baratubwira ngo Aburahamu azinduka karekare, nta nubwo yategereje umunsi ngo wire, yazindutse karekare, ngo afata indogobe, ashyiraho amatandiko, afata inkwi, afata umuhungu we, afata abagaragu bamuherekeje, baragenda agiye Moriya. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Iri ni ryo somo rya mbere rikomeye kwiga muri iki gice. Ahangaha niho dukura isomo ry'ingenzi rutandi yose, isomo ryo kumvira utabaririje. Muzitegereze muri Bibiliya, iteka ryose y'Imana ivuze, itegereza ko wumvira. Ikibazo dufite muri iyi minsi, ikibazo dufite nk'abakristo, ikibazo dufite mu bakristo benshi, bize kwitekerereza. Turi muri demokarasi, twize kuvuga, twize kudebata, twize kujya impaka. Iteka ryose n'Imana ivuze natwe tujya impaka. Kandi muzitegereza abantu bose bagiye impaka n'Imana muri Bibiliya byabagizeho ingaruka. Baramu Imana yaramubwiye ngo ntuzajye kuvuma buriya bwoko kuko nabuhaye umugisha. Ariko ngo Baraki amutuma aramubwira ati rwose mugende mumbwirire Baramu ngo azaguha ubutunzi bwinshi yongereho n'icyubahiro. Noneho atangira kujya impaka. Muzabona ahangaha niho abantu benshi bafite ikibazo. Umuntu atangira akubwira ngo ariko buriya Imana ngo yaravuze, ngo ariko buriya ngo Imana ngo koko ni ibyumva, iby'Imana yavuze ni ibyumva. Umuntu umwe yigeze kumbwira, arambwira ati ariko buriya koko urambwira ko Imana yadusabye kujya dutanga icya 10, atubuse mbonye miliyoni 10, atubona afata miliyoni 1 nkayitanga. Ndamubwira nta hubwo ubonye miliyoni 10 imwe wayitanga kuko usigarana 9, ariko wa wundi wacuruje agatara akabona 1,000, iyo akuyeho 100 asigarana 900, ntashobora no kugura umukati. Ariko abantu ntabwo bajya babyumva, ahubwo tujya impaka. Baramu yagiye impaka, icyavuyemo Imana yaramuhimye iramubwira ngaho genda, ariko ntabwo uzabavuma. Icyavuyemo nyuma baratubwira ngo yavuye kwa Baraki n'ibyo yari yamusezeranije atabimuhaye, kandi arangije nyuma aza kugwa mu gitero Abisirayeli bateye iwabo. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba kumva. Hari n'abandi tubona Sawuli Imana yaramubwiye ngo genda urimbura Abamaleki, ntuzagire ikintu usigaza. Ariko bamaze kurimbura Abamaleki ngo asigaza inka n'intama z'inyamibwa, ngo azana na Agagi, ko yagombaga kwereka abantu ko yatsinze, yerekana umwami yatsinze, kandi akazana n'iminyago abantu bakaboneraho. Ariko Imana iramubwira ngo ya ntabwo ari byo nagutumye, ngo kubaha biruta ibitambo, ubwami bwarabwambura, mujye mwitonda. Yesu yigeze kubwira abantu, umusore w'umutunzi yaraje aramubwira ati mwami mwiza, mwigisha mwiza, nakora iki ngo ndago ubwami bw'Imana? Aramubwira ati genda ugurisha ibyo ufite byose uha abakene uze unkurikire. Ngo agenda ababaye kuko ntabwo yashoboye kwemera ibyo Imana imubwiye. Undi nawe Yesu yaramubwira ati nkurikira. Aramubwira ati reka maze ajye guhamba data. Aramubwira ati reka bapfuye bahamba bapfu babo, wowe ngwino ujye kubwiriza ubutumwa bwiza. Usanga iteka ryose Imana itubwira ibintu twe tugashaka impamvu, tugashaka impaka. Reka nkubwire mwene data, sinzi ibyo Imana irimo kukubwira uyu munsi, sinzi ibyo Imana irimo kugutegeka wowe ukaba urimo kwanga kubyanga. Wenda urimo kwanga kuva mu byaha kubera ko ufitemo inyungu, wenda hari ibintu Imana yakubwiye gukora urimo kubyanga. Ariko reka nkubwire isomo rya mbere twiga aha hantu, Aburahamu yazindutse karekare. Nubwo iki kizamini cyari gikomeye, nubwo Imana yamusabaga byari bimugoye, ariko yazindutse karekare yumvira Imana. Reka noneho turebe Aburahamu muri uyu musaraba w'urugendo, kubera ko ndababwiza ukuri, iyi Imana nibura ibimubwira ngo ajye kubikorera hafi. Baratubwira ngo Aburahamu ngo ku munsi wa 3, niko umurongo wa 4 tubwira, bikubwira ngo Aburahamu yagenze iminsi 3 yose agiye gukora icyo kintu Imana yamusabye. Ni iminsi 3, niti iminsi 3 y'umusaraba wa Aburahamu. Ni iminsi 3 yo kugenda yibaza ngo ibi bintu ndabikorane. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza ngo biraza kugenda bite. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza ngo biraza kurangira bite. Ni iminsi 3 Aburahamu yagiye yibaza uko azagaruka, n'icyo azagarukana, nuko azavuga, nuko azabaho nyuma yaho ngaho. Ariko iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ni iminsi 3 itwereka umutima w'Imana. Kuko Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo yakoze nka Aburahamu itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni iminsi 3 itwereka Isaka mu ishusho ya Yesu. Tubona Isaka ajyanye na se agiye kuba igitambo, tubona Isaka yikoreye inkwi
zizavamo igicaniro azatambwaho, nk'uko tubona Yesu yikoreye umusaraba awuzamukana umusozi agiye kubambwaho. Ni ishusho nziza yo gucungurwa kwacu, kandi iyi nanone ni ishusho nziza y'umuhamagaro wacu, kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira niyikorera umusaraba we, niyikorera inkwi ze, aza nkurikire abe igitambo, kuko Bibiliya yatubwira ngo dutambe imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Ikorera inkwi zawe, ikorera umusaraba wawe, uze ukurikire Yesu. Niba ushaka gukurikira Yesu, hari ibyo ugomba gutamba, hari ibyo ugomba kwigomwa, hari ibyo ugomba kureka. Petero na Andereya na Yohana na Yakobo n'abandi kugira ngo bakurikire Yesu basize inshundura zabo. Matayo kugira ngo akurikire Yesu yasize aho yakoresherezaga ikoro. Paulo we abivuga neza mu Bafilipi igice cya 3. Reka aho tuhasome. Paulo aravuga ati jewe ibyarindamu yanjye byose nagiye nabirebye nk'igihombo. Abafilipi igice cya 3 murongo wa 7 kugeza ku wa 11. Paulo aduha urugero rwiza akatwereka uko tugomba kugenda, uko tugomba gutekereza, uko tugomba kumva ibintu. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza yuko icyo ari ikintu dusabwa kugira ngo tube mu bantu Imana ihumugisha. Paulo aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboreke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Bikwereka ngo kukumvira kurimo amasezerano, bikwereka ngo kukumvira kurimo inyungu. Ariko icyo nenda kubabwira ni ikintu gikomeye cyane, kuko kukumvira nta muntu kujya korohera, kuko kukumvira gukomerera abantu bose. Muzitegereze muri Bibiliya, ikintu cya mbere kigoye abakristo, ikintu cya mbere kigoye n'abatubanjirije ni ukumvira Imana ukareka bimwe mu bintu ubona ufitemo inyungu. Ese wowe reka nkubaze ikibazo, ni iki kikubujije kumvira Imana mu byirimo kukubwira? Isaka wawe ugomba gutamba uyu munsi yaba ari iki? Ni icyo ubona kikugumishije mu byaha? Ni icyo ubona kikubujije kujya imbere? Abantu bamwe usanga bafite impamvu ababwira ati biriya byaha nubwo mu byita ibyaha ariko nibyo bintunze, ariko ni ibyaha ugomba kubireka. Abandi bakakubwira atari ko biriya bintu nubwo mwebwe mu bigaya ariko mbonamo inyungu, ariko Imana ibyanga ugomba kubireka. Hari ibintu ugomba gutamba kugira ngo ukurikire Imana. Yewe nabonye inshuro nyinshi mu buzima bwanjye, akenshi iyo Imana igiye kuguteza intambwe hari ibintu gusaba kureka kandi biba bikomeye. Nibuka njya gutangira mu murimo w'Imana muri 90, nari mfite akazi muri ambasade y'Abanyamerika, ngiye kuba directeur w'ikigo cyawe cyitwaga English Teaching Institute. Noneho ntangiye gusenga Imana yambwira ngo ariko biri urimo kwishimira sibyo naguhamagariye. Ntangira kwihenda nkayibwira ngo ariko Mana ubyumve, ubu ngubu ndi umwarimu, kariya kazi ni akazi keza, ni akazi kazampa inzu, ni akazi kazampa imodoka, kazampa umushahara mwiza, ndetse ndazatanga n'icya10 gitubutse kuko icyo gihe naratangiye kwiga kugitanga. Ariko Imana irambwira ngo ya, icyo nshaka si amafaranga yawe, icyo nshaka ko wiga ni ukunyumvira. Akazi narakaretse, ndagenda njya gutangiza akazi ka GBU, ko nta n'umushahara nari mfite, nta n'umuntu, nta na support twari dufite, ariko Imana yari yambwiye ngo gendana nanjye, aha niho nkwamagariye. Jewe ibingibi byo namaze no kubibona kenshi, hari ba Isaka benshi nagiye ntamba mu nzira zanjye mbere yo kujya kuba pastori. Nayo waraga umuryango wa AAA, mfite umushahara mwiza, mfite imodoka nziza. Imana irambwira ngo igihe cyawe muri uyu muryango ngo kirarangiye, ngo haguruka ujye kuba pastori. Niba hari akazi numva kagoye, ni akazi k'uwo pastori kubera ibintu bitatu. Navuga ngo akazi k'uwo pastori bahora bimuka. Yewe no kubaho mbere pastori maze kwimuka 3. Nabaye pastori ndibuka ndimuka njya kuri katedrali, mva kuri katedrali nziremera, wenda nzimuka ngiye muri retirement cyangwa nzimuka njya handi ntiwamenye. Numvaga ibyo bintu byo guhora wimuka bitanjyamo. Icya kabiri najyaga mbwira abantu kari akazi k'uwo pastori bahembwa nabi, ntibarayura. Urumva kuza wari ufite akazi keza kaguha n'imodoka n'izindi avantage ukajya kuba pastori muri paruwasi. Ariko iteka ryose iyi Imana iguhamagaye arigiye kubwira ngo ngiye kubanza nkupime, ngiye kubanza nkutestinge, ndebe ko ushobora
ushobora gutamba Isaka. Buriya niyo Aburahamu atubera ikigereranyo gikomeye cyane, icyitegererezo gikomeye cyane, kuko twebwe Imana dusaba kureka ibintu ushobora no kuzabigarukaho, ariko iyo atamba Isaka ntabwo ari kongera kumuzura, ariko Imana ni ikizamini yamuhaga kuko yari izi ibyo yendaga gukora. Haleluya. Noneho ngo Aburahamu arumvira, na Isaka nawe aramwumvira. Yewe ntangarira Isaka cyane kuko yari umwana w'umusore. Iki gihe yajyaga kumutamba, Isaka yari afite imyaka igera muri 18. Aburahamu aramutwara, Isaka aramwumvira, amuhambira areba, ahambira amaguru areba, ahambira amaboko areba, arumvira kugeza ku ndunduro, bamurambika ku gicaniro, yumva areba, ntiyanasimbuka ngo aveho. Ikibazo dufite nk'abakristo, natwe Imana iratubwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko ugishyira uterura umukristo yagera ku gicaniro, Imana yajya gutangira gucana umuriro, igitambo kikaba kirasimbutse kivuye ku gicaniro kirirukanza. Isaka ntabwo yigeze yirukanka, we yaremeye. Sazamura icyuma, ntabwo atubwira ngo Isaka ngo yiterera hejuru. Hanyuma Imana iramubwira ngo Aburahamu, n'uyu muhungu wawe Isaka ndabibonye, ikizamini muragitsinze, diplome murayibonye, PhD yawe itahane, umwana wawe umva uko Imana yamubwiye. Aha noneho niho umunezero wa Aburahamu watangiye kuza, kandi natwe niho umunezero wacu uzaza. Ngo Imana ibwira Aburahamu, umva uko yamubwiye ku murongo wa 11, ngo marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Nta nubwo yahamagaye rimwe ko yagira ngo atibeshye, Aburahamu, Aburahamu. Undi aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane. Noneho amaze kumuhagarika, ngo Aburahamu ahindukiye abona inyuma ye isekurume y'intama, ngo arayifata arayitamba. Amaze kuyitamba ntibyagarukira aho ngaho, Aburahamu aranezerwa. Ariko mbere y'umunezero wa Aburahamu, mbere y'uko abona Imana, turongera tukabona ya Mana tugenda tubona buri gihe iza ku munota wanyu. Aburahamu yavuye mu rugo Imana itamubwiye ko iri bumuhe intama, ndetse umwana we yaramubajije ati ariko papa, ko mbona ufite inkwi, ukaba ufite n'umuriro, ukaba ufite n'icyuma, ariko nta ntama? Aramubwira ati buriya Imana iraza kwibonera igitambo. Ariko nibwira ko ari igisubizo yamuhaga, wenda yari afite kwizera gukomeye, akavuga ati ibyo ari byo byose ndabizi neza uyu mwana afite amasezerano, hari icyo Imana yamuvuzeho, ntashobora gupfa atagishohoje. Bareka ngubwire mwene data, hari ibyo Imana yatuvuzeho, natwe ntabwo tuzapfa tutabirangije. Ariko Aburahamu ashobora kuba yariremaga umutima, ntabwo mbizi. Icyo tubona nuko Imana itigeze imubwira ngo imubwire iti Aburahamu nyumvira, hari ibyo nzagukorera nyuma. Ariko Aburahamu aragiye, yubaka igicaniro Imana imureba, aboha Isaka Imana imureba, amushyira ku nkwi Imana imureba, azamura icyuma Imana imureba, agiye kukimanura nibwo Imana yamuhagaritse. Akenshi Imana yacu ni Imana ikureka ukabanza ukajya mu kizamini. Abantu benshi njya mbibabwira, hari ubwo Imana ikureka ukajya mu kizamini, wavamo ikakubwira ngo ke ubwo wanze gutsinda iki kizamini nzaguha repeat, uzadubura. Kuko icyo utatsinze mu kibazo wagize ubushize kizagaruka imbere nanone woge cyongera kikubera ikizamini. Kubera iki? Kubera ko Satani niho atugeragereza. Iyo Aburahamu yanga kumvira, Satani yari kuba mutsinze igitego. Nkuko na Yesu ubwo Satani yamugeragerezaga, yaramubwira ati ariko inzara kwicite kandi uri umwana w'Imana, tegeka aya mabuye ahinduke imigati. Iyo yumvira Satani yari kuba atsinzwe. Icyo ngicyo aragitsinda. Aramubwira ati ariko mfite n'ikindi, ngo amujyana ahantu hirengera, aramubwira ati simbuka bakurebe. Aramubwira atoya, handitswe ngo ntuzagerageze Imana yawe. Arongera amujyana ahandi, aramubwira ati nupfuka mukandama ziriya ngoma zose ndaziguha. Aramubwira atoya, handitswe ngo ntuzagire undi urabya uretse Uwiteka Imana yawe. Bigaragara ngo iteka ryose aho dutsindiwe niho dutsindirwa nyine. Ariko Aburahamu yaratsinze, aratsinda, abyuka mu gitondo kare, aratsinda, yasinkwi, aratsinda, agenda n'inkwi n'umushyo n'umuriro, aratsinda, yubaka igicaniro, aratsinda, yararikaho umuhungu we, aratsinda, afashe icyuma Imana iramubwira ngo ikizamini urakirangije. Wenda nawe mwene data urimo uraca mu kizamini cy'Imana, urimo uranyura mu bibazo bikugoye, urimo uranyura mu bintu bikuruhije, ariko menya iki ngiki, ngo Imana numara gutsinda ikizamini cyawe, numara kugeragezwa, Imana izagutabara. Wihangane, amaso yawe agume ku Mana,
amaso yakomeze kuyumvira, kuko ikibazo tujya tugira ni iki ngiki Aburahamu yagize. Yashyizwe mu kizamini ariko harakomeza aravuga ngo uko byagenda kose nubwo iki kizamini gikomeye ndakomeza numvira Imana, ibyo yavuze ndabikora. Abantu benshi iyo bageze mu kibazo kigoye, aho kugira ngo bumvire Imana bishakira izindi nzira. Ntabwo byari binaniye Aburahamu guca izindi nzira, ntabwo byari bimunaniye gukora nka Yona, nta nubwo byari bimunaniye kwitwaza intama, ariko yaravuze ngo ubwo Imana yavuze ngo ndatamba Isaka niwe ndi butambe, akomeza urugendo. Hanyuma Imana imuhamagaye, Imana imuhaye intama, Aburahamu aratangara, Aburahamu arishima, Aburahamu yita izina, avuga ngo Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa ku cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu ku musozi w'Uwiteka kizabona. Aravuga ati yes, mbonye Imana iza ku munota wa nyuma, mbonye Imana izana igitambo kigasimbura umwana wanjye. Nibwira yuko urugendo Aburahamu yagenze ntabwo ari rwo yagenze agaruka. Mpamya ntashidikanya yuko Aburahamu yagenze iminsi 3, kuko yari arimo gutinza umunsi wo gukora kiriya kintu. Ariko mpamya ko igihe cyo gutaha ashobora kuba yagenze umunsi umwe n'igice, kubera ko yagiye yihuta, yagiye anezerewe, yagiye abyina. Ariko kuruta ibyo ngibyo yagiye afite amasezerano. Haleluya! Yagiye afite amasezerano. Ndenda kubabwira ngo iyi Jehova Jaire, iyi Yehova Yire, iyi Mana ituma biboneka, niyo Mana y'abantu bose, niyo Mana iza witeguye gupfa kavuga ngo siko bigenda. Iyi ni Yehova Yire, Imana itanga ibisubizo. Eliya yicaye munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, Imana iravuga itoya, ntabwo uri bupfe, ahubwo reka nkwereke ahangaha munsi y'igiti cy'umurotemu niho ngiye kuguhera igisubizo. Noneho ngo Imana yohereza marayika aramugaburira, inda yigenderaho iminsi 40. Tubona n'abandi benshi